Ndabasuhuje ndanabifuriza ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel All Morning Update. Ku muntu utarakora subscribe kuri channel uri muratinda rwose, ni iby'agaciro kuba warakanzeho niba waramaze kubikora. Ikindi kora like kuri no video kugira ngo tujye tubana neza step by step. Akandi kantu uyibuke kujya muri group ya WhatsApp All Morning Update ku muntu utarimo rwose uri murahomba cyane, kuko hari ibyo tutirwa tunyuza hano kuri YouTube, hari ama update task mbega utuntu twisi support bica kuri WhatsApp group All Morning Update. Ubwo rero nayo iri muri description ya video, link yayo hita joininga iyo group. Mining nta kindi kintu kituraje imbere, nyine ni All Morning Update. Mining dore zose ni mining, harimo iyo udafite wareba link ukanyandikira cyangwa se inbox muri group, link ziba zicicikana twerekana tugerageza amahirwe kugira ngo turebe ko twabona amafaranga muri mining. Rero so sininda nje kuvuga kuri mining ya Sirisend. Iyi Sirisend ni wa mushinga umwe muri ya mishinga dufite ya IC network. Uyu mushinga rero nukuvuga ngo ntawo uri muri gahunda yo kuduha amafaranga vuba aha nubwo itariki batarazitubwira, ariko ni ibintu biri vuba aha ngaha. Ubwo rero ikintu kigezweho wenda sininda ntabwo ndaza gutinda kugira ngo video itaza kuba ndende. Hajeho uburyo bwo gukora wallet, nukuvuga ngo bumaze iminsi, ariko ubu nibwo mbonye umwanya kugira ngo dufate video tuyibahereze mu bikore. Turiko turagendana ubikore, ubu tukivugana ubikore hakiri kare. Birasanga creating wallet yawe ndetse no activating, byose nibyo ngiye kukwereka ukuntu bikorwa step by step, kugira ngo nihaba ngombwa ko coin ufite wowe bazigira gute bazibika cyangwa nako ubaziguhereza, kugira ngo nyine bazikoherereze uzaba ufite wallet yo kwifashisha nyine uzibikurira muri wallet yawe, nkuko umuntu aba afite MetaMask, afite Trust wallet, gutyo nyine ni wallet. Ndumva muzi ibyari byo. Rero sininda nukuvuga ngo ngiye kukuyobora ukuntu byose bikorwa step by step tudatinze, kugira ngo video itaba ndende. Gusa ubaye utarakora subscribe yikore, unakore like kuri video na comment, biba ari ingenzi cyane. Ikintu cya mbere ugomba guhita ukora, uraza kujya muri application muri telefone yawe ukoresha, ujye muri Play Store. Hano tugendane neza, unkurikire neza, ntago ninda ngiye kubyihutisha kugira ngo video itaba ndende. Ninze video yaba ndende, ariko bagira ngo ibintu tubikore vuba birangire. Nuvuga ngo urasacinga application yitwa gutya, tugendane neza ubikurikire. Urasacinga application yitwa ngo ni Mises Browser, muri kubyumva. Application yitwa gutya niyo uri busacinge, browser. Application imeze gutya uraza gukora search, uyisacinge barayiguhereza. Dore ngiyi ikimenyetso ifite, muruko murakibona ukuntu imeze. Dore ni iyi ngiyi niyo uri bukenere, iyi application kugira ngo uze kuyifashisha mu kugira gute, mu gukora creating wallet yawe ya Sirisend. Nuvuga ngo rero ubwo turakanda kuri open, tuyifungure, tugendane neza mukurikire. Turiko turagendana, nuvuga ngo ni uburyo tugiye gukoramo wallet. Iyo wallet tukazayifashisha mu kugira gute, mu kuzabikura coin zacu za Sirisend. Ubwo hano reka mbigire mbikore ibi nta kibazo. Wamaze kugera muri Mises Browser yawe rero, nkuko muribona tuyirimo, hari link uraza kuza kwifashisha kugira ngo nyine ugere muri ukore wallet yawe ya Sirisend. Ukuntu biri buze kugenda rero nukuvuga ngo uraza hano handitse ngo search, dore hanga iyo link yifashishwa. Ndaza kuba nayibahaye muri group ya WhatsApp All Morning Update, kuba arimo bo barabizi, ndaza kubirimo ugasacinga iyo link. Iyo link wenda reka nyipesting mo ngiye kuko nyifite, ugahita ukanda kuri enter ya keyboard. Enter ya keyboard hari abantu bakunda kwibaza hariho, ni hano hasi kuri aha, dore kuri kano kantu kaba karaga fresh kariho, muri kukabona. Ugasacinga, wamara gusacinga icyo ukora uraba wamaze kuyigeramo. Ukigeramo rero murabona ko barabitwereka, ariko biri hasi cyane. Ukuntu uri buze kubigenza, ubishaka urazuminga, wika mubona ko izumingika. Murabona ko ari Sirisend yindi tumayininga nyine irimo hano. Rero ukuntu bihita bikugenderekera, urasabwa gukurikira neza video step by step. Ntago ninda urahita, dore usa nk'ubigarura gutya, urebe hano ku ruhande, kuri runo ruhande rwawe rw'iburyo nyine, urebe dore handitse ngo add to Chrome. Muruko murabona handitse ngo add to Chrome, niho ubanza mbere ya byose guhita ukanda. Muruko mubona ukahakanda, wamara kuhakanda ukemeza okay kubikoze. Iki gihe handi hari ngo add to Chrome, haza irindi jambo bimaze kurodinga. Murabona ko hasaza ngo remove to Chrome, nuvuga ngo twamaze kuyadinga muri Chrome, ntago hakiriho rya jambo add. Ubwo gutya ibyo twasabwaga gukora duhise tubikora neza cyane. Noneho ukuntu bita bigenda rero, ushatse wakongera ukabizuminga gutya, cyangwa se nubikore ukahita ureba, dore hano hasi hari aka kamenyetso. Aka kamenyetso muraba kabona kameze nkaho ari kenda gusa nka ka kamenyetso ka Apple, ku ruganda rwa Apple. Muriko murakabona, ukagakandaho. Wamara kugakandaho uhita uyireba hano, dore ngiyi Sirisend. Muriko murabona ko bahise bayiduhereza. Ukigakandaho bahita baguhereza nyine Sirisend, ukayikandaho ngiyi. Muriko murayibona, ubundi ukarindira gatoya. Iyo ugeze aha ngaha rero, hano bahita bakwereka utu step twose wowe ikintu ukora uyigira. Dore handitse ngo next. Muriko murabona handitse ngo next, niho ugenda ukanda, ugakanda, ukongera ugakanda next, ukongera ugakanda next, ukongera ugakanda next, ukongera ugakanda next, paka twose nyine next irangiye.
ubundi ugahita ukanda kuri finish. Ukimara gukanda kuri finish ugezemo ahangaha ikintu bahita bagusaba bihita bimera nk'uko nyine tuzi MetaMask cyangwa se Trust Wallet ku buryo tuyifungura, bahita bakwereka ngo creating a new wallet kuko nyine uri mushyashya aribwo bwa mbere, ariko kubayisanga ngo nyine baca kuri import, ariko kubera ko twebwe aribwo bwa mbere nyine tubijemo ubwo twe turete dukanda handitse ngo create new wallet, tuko turagendana niho twebwe turi bukande, tuko turagendana. Ukimara kwakanda bahita bakwereka passphrase zawe, passphrase ziba zawe dore ngizi ubizi ngizi mwe mugenzi beretse nyine ntago nzazikoresha nuko ngira ngo nyine mbere ku rugero. Izi passphrase icyo ukora urazikorera copy, gukora copy rero murabona ko na copy iriho uraziselectinga kwa kundi nyine usa nk'utindije mu rutoki ugaselectinga gutyo, muriko murabibona ugahita ukora copy. Iyo ukoze copy nyine nka gutya passphrase zawe uragenda ukazibika, birabujijwe kuzereka umuntu nyine nk'uko uzubika za MetaMask ukabuzi kubise se passphrase zo muri Pi, birasaba kukuri kuyirinda nyine kugira gute kwigaragaza izi coin zawe. No vuga ngo rero uhituza ukemeza ko amategeko n'amabwiriza ko wazikopiye, tuko turagendana ukemeza amategeko n'amabwiriza ugahita ukanda kuri set pin. Iyo ukanze kuri set pin rero hano ushyiramo pin, ntago ari ngombwa ngo ibirenze, ushobora gushyiramo imibare ine runaka ingana kitandatu isa 1 2 3 4 5 6 2 6 1 6 mu buryo bukoroheye, ndetse ukanazishyiramo hano ubundi ugahita ukanda kuri create pin. Ubwo dore wenda tukata tubikore mu bibone, reka wenda ngiye shyiremo izo 1 6 2 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 then ugakanda create new wallet. Wibuke passphrase twazibitse ndetse dukreatinze na pin. Tukimara kugera muri platform rero cyangwa se muri ya wallet yacu, buguke twageze muri wallet nk'uko uzi ufite MetaMask, Trust Wallet n'ibindi, muriko murabibona twayigezemo. Ikintu cya mbere bigusaba hano ukimara kugeramo aha account bamaze kuyifungura ariko ntago urayactivatinga cyangwa se ibyo bita gukora activation ya account yawe. Kikubwira ko account itari activated barakwereka ko hariho ngo ni uninitialized. Hano bari kukwandikira ngo uninitialized kano k'umuhondo ni ukukubwira ko nyine ita verifyinze. Iyi verifyinze wallet address yawe cyangwa se account yawe cyangwa se wallet yawe haba handitseho ngo active. Ukuntu rero ino wallet yactivatinga biraza kugusaba kuza gukora copy iyi wallet, kohereza byo mumaze kubimenyera hano kuri Oranga Minecraft twarabigishije. Ukora copy iyi wallet address, muriko murayibona hano, ukayikorera copy ukayihereza umuntu ufite IC zino coin za IC akazikohererezamo nibura guhera kuri IC imwe, yakoherereza ebyiri yakohereza eshatu nta kibazo nyine, uri kubyumva, ariko nibura imwe ebyiri ziba zihagije ukazohererezamo. Icyo gihe zikimara kugeramo urazohereza cyangwa se mukanazohererezanya, muriko murabyumva. Iyo byozohererezanyije ni nko kugira ngo habe harabayemo transaction. Icyo kintu mucyumvira uvuga ngo usabwa kuba warakoze transaction kugira ngo ino account yawe ibiri verified cyangwa se ibe yemewe. Turiko turagendana ubwo rero nuko uko bimeze. Ubwo biraza kugusaba kuza gushyiramo iriya message browser, then ukabika amagambo ya 24 nugira umuntu yereka yanjye mpamvu nayaberetse nyine. Ushobora kuzayizera ukazategereza kubona ko hari coin zijyamo nuzibone, kuko nyine mba ndi kwigisha mbagomba kongera nkaza go creating yanjye nanjye nkayibika ibintu bikagenda neza. Nuvuga ngo rero iyo nasubiye inyuma nka gutya wenda ushaka nko kugira ngo ukore login, hari ukuntu nyine wenda bishobora nko kuvamo cyangwa ugahindura nka telefone. Dore no kuvuga ngo iyo wagezemo nanone wanyuze kuri ya linki ushatse wanakanda hano ngo remove from Chrome, ukahakanda nka buke makanze ikavamo, ukongera ukahakanda ikagarukamo. Iyo igarutsemo rero ukemeza okay, iki gihe ukaza kongera kugaruka kuri wenda ugiye gukora nka login, ukagaruka kuri ka kantu kacu kagasa nka ka app hano hasi ugakanda send. Iki gihe murabona ko badusabye bya bindi bya next nanone. Hano ukimara gukanda kuri finish ubaye ugarutse ntago wongera kwiriguca kuri create new wallet. Ahangaha oya, uhita nyine uca hano hasi handitse ngo import existing wallet. Hano nyine ya magambo yawe 24 wabitse urongera ukayagaruramo nyine ukanda kuri import hano ugahita uyashyiramo na ya pin yawe, cyangwa ukayicreatinga pin nyine ya imibare 6 2 4 6 0 6 nyine ukanayisubizamo ubundi ugahita ukanda kuri import. Iki gihe account yawe warusanganywe ya Sirisend irimo IC zawe, irimo Sirisend zawe bazi koherereje, irongera ikagira gute ikagaruka. Ubwo ku bantu wenda bari buze gukenera za IC nkuko ndi kubibabwira, ego nkuko ndi kubibabwira, aba bantu bari buze gukenera zira IC ushobora kujuma ira wallet address wanyandikira inbox mbamari ukambwira nkakugira gute nkaziguhereza. Tuko turagendana nkaziguhereza izo IC igice kimwe cyangwa nako guhera kuri IC imwe kuzamura, kimwe nuko mwanazigura muri nka babiri mukazoherezanya. Hari ukuntu ushobora kubwira umuntu mugenzi wawe muziranye mukaba mwazishaka ari nk'ebyiri cyangwa eshatu akazikoherereza nawe ugahita uzimwoherereza, gutyo nyine support igahita itangwa
ubundi active nyine mugahita mubona ko account yanyu yabaye active. Sininda ibi ni ibintu usabwa guhita ukora ubu ngubu tuvugana, ubwo ni nko kugira ngo tubikore mbere igihe hazaba habayeho kubikura ni iriya wallet address uzifashisha. Azakubwira ati nka kuriya mwabonye tugiye dusaba meetingamo nyine wallet, bahita bashyiraho option yo gusaba meeting wallet, bashobora kuzakubwira ati turakoresha n'ubundi no message browser hano twanyuze wakiriyetinze ya magambo yawe 24 ukaza gutanga iyo wallet kugira ngo bariho bagira gute za serisende zawe bazohereza. Ndizere ko mubibonye rero, mukore subscribe, mukoresha kuri bagenzi banyu, uko niko bikorwa. Shaka IC zo kuza gushyiramo kugira ngo account yawe ibe active, ubwo nanjye ngiye wita nshaka ukuntu izanjye nanjye zishyiramo konti yanjye ibe active ndetse nanafungura inshyashya kugira ngo nanjye mbe mfite account. Nizere ko mubibonye, ubwo byose ukuntu bikorwa step by step, ni video zisobanutse. Kora like, comment, share kuri bagenzi bawe, ubundi tugezahure muri video z'ubutaha aho benda byaza kukuyobera. Abari muri group WhatsApp barabizi, support mbamari inbox ukambaza uti se konge byanze nkagira ikintu mufasha. Ndabashimiye, ubwo video zacu zo nakagaruka tuzahure muri video y'ubutaha.